nibyo reka mbasuze kandi mbahe ikaze mbifurize kugubwa neza kuri tariki ya 12 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi na 2026. Turagarutse nanone muri studio aho tugiye kurebera hamwe amakuru agezweho nyuma y'amasaha atari makeya kabisa. Dukurikirana diru nakwita ko ari diru ishyushye mu gihugu cya Uganda yahuzaga President Antoine Felix Tshisekedi Chilombo ndetse na Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni, aho kugeza kuri ubu ngubu amakuru ahari ari uko Uganda yiyemeje kuba rwose umuturanyi mwiza wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Perezida we Yoweri Kaguta Museveni aragira ati inkoni ikubise umukeba maze kubona ko uyirenze urugo. Ati uyu mutwe wa 23 natwe ushobora kuba wazaduhindukirana mu minsi iri imbere. Ati rero byanze bikunze, ati tugomba kuba mu by'ukuri twawuhashye. Uwo ni Museveni mu masezerano na Facibeto. Kuri ubu ngubu rero icyo ugomba kuba wamenya kuri tariki ya 12 z'ukwezi kwa gatanu, amakuru yamaze kumenyekana cyangwa se amwe mu makuru akomeje kugenda atugeraho dukesha zimwe mu mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye ndetse mu by'ukuri n'ibyatangajwe n'ubuyobozi bw'impande zombi, nuko uruhande rwa Uganda ndetse n'uruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari intambwe babashije kuba batera, hari icyo babashije kuba bageraho muri amasezerano yabo mu by'ukuri agamije korohereza ndetse no gushyiraho icyo nakwita nkaho ari ugukorana hagati y'ibihugu byombi nicyo bita bilateral cooperation. Niyo gahunda bafite aba bagabo mu by'ukuri mu rwego rwo kwiteza imbere. Kuri ubu rero ni impinduka zikomeye cyane aho bita Ibunagana ho muri teritwari ya Rucuru, agace kerekeza iyo za Kisoro muri Uganda. Aho ngaho Rucuru rwose mu bice bya za Rumangabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni agace kamaze igihe kinini cyane, kubera ko kuva mu 2022 mu kwezi kwa kangahe, mu kwezi kwa 12 gutyo aka gace kari mu maboko y'umutwe witwaje intwaro. Mu by'ukuri kari mu maboko y'umutwe witwaje intwaro wa 23. Abaturage basaga nkaho bamaze kuba babimenyera, ariko abenshi mu baturage bakavuga bati akabi ntago kamenyerwa. Kubera yuko abaturage baravuga bati ikintu bita imisoro ya M23 ibivuza induru, ati kandi kwitwararika ugomba kubigira ndetse no kuba utagomba kuvugwaho amakuru yo gukorana na bamwe mu nzego za leta cyangwa se kuba mwagira aho muhuriye na Kinshasa, ati kuko ufatwa nk'abagambanyi. Impinduka rero zikomeye cyane Bunagana nuko kuri ubu ngubu abaturage batangiye kwizera yuko bagiye kuba babohorwa ingoyi y'umutwe witwaje intwaro 23. Bamwe mu badashyigikiye rero uyu mutwe niko batangiye kugenda batangaza. Ni nyuma yuko leta ya Kinshasa ndetse na Uganda bafashe umwanzuro wuko kuva bishyizweho umukono tariki 12 kugeza amezi atatu ashize, tariki 12 z'ukwa gatandatu, tariki 12 z'ukwa karindwi, tariki 12 z'ukwa munani, ubwo amezi atatu azaba ashize. Ati ahangaha ntabwo ari umunsi tariki 12 z'ukwa munani, ntabwo ari umunsi hazatangirirwaho gushyira mu bikorwa amasezerano, ahubwo ni igihe hazasuzumwa aho amasezerano ageze ashyirwa mu bikorwa. Abaturage bati iki rero, abaturage bati byakageze vuba, ahubwo bavuga n'icyumweru. Ati kubera yuko iyi Bunagana mu by'ukuri yari yamaze kuba indiri y'inyeshyamba cyangwa se y'agace k'inyeshyamba z'umutwe witwaje intwaro wa AFC 23. Ubu Bunagana bimwe mu bikorwa byagiye bikomeza nk'ibisanzwe, ariko hakabaho n'ikibazo gikomeye cyane cyakomeje kugenda kigaragara muri kariya gace, ikijyanye kugeza kuri ubu ngubu mu by'ukuri na serivisi za leta, serivisi z'amabanke byarahagaze. Abari bari gukurikirana mu by'ukuri imishinga yabo ndetse bari baratse inguzanyo n'ibindi bigiye bitandukanye, ari no kimwe mu bintu bigenda biteza igihombo leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kubera nk'ubu ngubu hari banki zari zaratanze inguzanyo ku batuye muri ibi bice, ariko ntabwo bazishyuye kubera yuko nyine bari buzishyure nde ko nta wari uhari ngo arazibishyuza. Ibyo byose byagiye biteza leta igihombo. Hari rero n'ibyo abaturage bari bakeneye nanone, cyangwa se n'imishinga abaturage bari bafite n'ibyo guverinoma yari bageneye, ntabwo babibona uyu munsi. Iterambere ryahagarariye aho ryari, ahubwo bigenda bisubira inyuma
uko bwije n'uko bukeye. Iki kintu rero abaturage bamwe batangiye kwishima ko cyaba kigiye kuba cyavaho, ko cyaba kigiye kuba cyavaho rwose, ibyo bice bigiye kuba byaguma mu maboko mu by'ukuri ya guverinoma, nk'uko byatangiye kugenda binugwanugwa. Ntabwo biremezwa niba AFC M23 igihe igomba ko yavuye muri aka gace, ariko dukurikije ibyavuzwe hagati ya Uganda ndetse n'ibyashyizweho umukono hagati ya Uganda na mu by'ukuri hagati ya Uganda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo, biragaragara yuko AFC M23 idafite iminsi myinshi Bunagana, Cyanzu ndetse za Rumangabo, Bunia ndetse n'utundi duce tugiye dutandukanye, by'umwihariko ariko Bunagana yose. Mukuri biragaragara ko abarwanyi ya FC23 bari kubizina bavamo barye mu by'ukuri ibyo no kurya vuba, kuko nkeka ko mu minsi iri imbere nkurikije aya masezerano aba barwanyi bo muri mutwe wa 23 bashaka kuba bamaze gusorwa hano, kandi bikagirwamo uruhare na Uganda, bikagirwamo uruhare na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Uganda abenshi bavuga ko yashishoje ikicara ikabona yuko mu by'ukuri kuba yakorana na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo ari byo bishaka kuba byabaha inyungu ikomeye cyane kurusha gukorana n'inyeshyamba, kubera yuko leta ya Kinshasa ifite igihugu cyose, kandi gukorana n'inyeshyamba byatumye kugeza kuri ubu ngubu batagikorana na leta ya Kinshasa no mu yindi mishinga, aho babona ko mu by'ukuri harimo igihombo gikomeye cyane. Ibyo rero biraza kuba amakuru mabi cyane ku barwanyi umutwe twaje intwaro 23 kuba Perezida Yoweri Kaguta Museveni ashaka kuva ku butegetsi igihugu agisize mu by'ukuri navuga ko ari mu maboko meza, cyangwa se agisize gihagaze ahantu heza, atagisize kiri mu bibazo, adasize igihugu kiri mu byago bikomeye cyane, kuko gufata igihugu ukagisiga kirimo gikorana n'inyeshyamba, nkeka ko nanu iki gihugu Museveni yaba agisize. Ariko niba afata umwanzuro akavuga ati kuri iyi nshuro ndashaka ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ndetse na Uganda ngomba kuzava ku butegetsi, mu by'ukuri hariho ubwumvikane bukomeye cyane, cyangwa se imikoranire myiza, hariho imikoranire myiza. Inyandiko igizwe n'amapaje 4, paje nye zose yaje kujya ahagaragara, cyangwa se yaje kujya habona igaruka, cyangwa se ivuga kuri byinshi ku bijyanye n'isinwa ry'amasezerano ndetse n'ibigomba kuzagarukwaho, cyangwa se n'ibigomba kuzibandwaho. Byanze bikunze rero kugeza kuri ubu ngubu ikigomba ko wamenye, cyangwa se ikigomba ko wasobanukirwa kuri inshuro, Uganda ifite impamvu yakoze ibi bikorwa. Ntabwo ari ukuvuga ko Uganda ari abaswa babahubutse. Harimo bamwe bavuga bati Uganda igambaniye M23, Uganda izicuza, Uganda gutya na gutya, ati abandi bakavuga Uganda nayo ni igihugu gikomeye cyane, nkeka ko ibyo barimo barabizi. Kuba bimeze gutyo no ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo nabo niko bimeze. Aba bagabo nabo ibyo barimo barabizi. Izi mpande zombi uko ari ebyiri nta ruhande na rumwe rwibeshye. Ariyo mpamvu nkubwira nti mwitondere cyane imyanzuro iza gufatwa, cyangwa se ibyemezo biza gufatwa ku bijyanye n'ingingo ya Bunagana. Tshisekedi na Museveni bashimangiye ubufatanye mu by'umutekano n'ubucuruzi. Umutekano, ubucuruzi ni ibintu biri main points, cyangwa se ni zimwe mu ngingo z'ingenzi, zimwe mu ngingo za mbere, bimwe mu bintu bya mbere bigomba kwitabwaho. Bigakorwa he Bunagana Kasindi tazagira onese bizaca mu Rwanda cyangwa bizaca mu Burundi. Icyo kintu mugomba kuba mwakimenya ko izi nyeshyamba za FC23 keretse ibi ngibi byasinwe niba ari nibishira mu biganiro, cyangwa se nibigire nibishyirwa mu bikorwa. Ariko mu gihe iyi mikoranire hagati ya Uganda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo iramutse ishyizwe mu bikorwa, musezere M23 Bunagana, musezere izi nyeshyamba Bunagana, mw'abantu mwe ndababwiza ukuri, mutangire muvuge muti bye bye M23 Bunagana, ntago izigera yongera kuhagaragara. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo Felix Tshisekedi yitabiriye isinywa ry'amasezerano n'ubwumvikane n'amasezerano Ikampala ari kumwe na mugenzi wa Uganda Yoweri Museveni. Aya masezerano akubiyemo ubucuruzi, ubwikorezi, ikoranabuhanga, abakozi ba leta ndetse n'ubukerarugendo. Ibi ni bimwe mu bigomba gutezwa imbere. Ibigomba gutezwa imbere. Amakuru mfite ngo Uganda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo barashaka kujya Bunagana.
bakahubaka umupaka w'icyerekezo, umupaka mpuzamahanga uhuza ibihugu nk'ibi ngibi bikomeye, ureke umupaka ugeraho ukagira ngo ni ibiro by'akagari. Ngo barashaka kubaka umupaka ukomeye, uzaba ufite amasoko, uzaba ufite icyo bita ama warehouse, aho basitokinga imyaka ndetse n'ibicuruzwa, ku buryo uyu mupaka uzaba ari icyitegererezo. Ibyo ni ibikorwa bashaka kuhashyira nyuma yo kubona urujya n'uruza ruhanyura umunsi ku wundi, nyuma yo kugaragarizwa ndetse no kubona ko ari agace wavuga yuko kifashishwamo mu by'ukuri, cyangwa se kagenda kagaragaramo ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye by'umwihariko by'ubucuruzi kandi byagirira umumaro ibihugu byombi. Uyu munsi hari bamwe mu baturage batakora urujya n'uruza rwabo kubera ko bari mu bice bikomeye, nk'abaturuka za Rubero, wenda banyuraga muri iki gice, abaturukaga Masisi. Izo nyungu ntago Uganda irimo kuzibona, icyo kintu barashaka kugica. Icyo ni ikintu Museveni avuga ati turimo guhomba, kandi n'amabuye tuzagira iki, tuzayabona, kuko nta gihugu na kimwe cyo muri aka karere kitazungukira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Perezida wa Uganda yabitangaje ati ibiganiro hagati y'abayobozi bombi byibanze ku bufatanye mu by'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo, cyane cyane muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Ituri, ndetse n'imishinga y'imihanda ifatwa nk'ingenzi mu bucuruzi bwo mu karere. Ntabwo bigomba kugarukiraho. Hari umuhanda wa gari ya moshi ugomba kubakwa uzava Uganda ukagera Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari iyi mihanda ya hano Bunagana za Gisoro nayo igomba kuvugururwa ikubakwa. Iyo mihanda nayo iri mu byo Museveni yavuze. Ubwo abakorera ingendo hariya kuri kiriya gice babaga babangamiye n'ibijyanye n'imihanda, nkeka ko igisubizo kirabonetse. Mu bayobozi ba Kongo bari bahari harimo Minisitiri w'Intebe wungirije ushinzwe ubwikorezi Jean Pierre Bemba. Uyu yari ahari, Jean Pierre Bemba. Uyu yanabaye Minisitiri w'Ingabo, se wasimbuye na Guy Kabamo Mudamvayita. Uyu mugabo Jean Pierre Bemba nawe yanyarukiyeyo, umwe mu bagabo banazi ikibazo cy'uburasirazuba cyane. Minisitiri w'ubucuruzi ndetse n'amahanga Julien Paluku na Minisitiri w'Ubururu ry'uturere Flobert Anzulin Forbat nawe yarageze iki, nawe yarahari. Izi mpande zombi zari zihari. Ndakubwiye ni leta y'Kinshasa yari yohereje n'imishinga, ni gahunda leta y'Kinshasa yiteguye gushyira mu bikorwa, ndetse izi neza inyungu izakuramo. Bazi neza inyungu bazakuramo, ari nayo mpamvu ubona badashobora gukerensa aya mahirwe. Ntago bashaka gukerensa aya mahirwe, habe n'umunsi wa rimwe. Bari seriye cyane kuri iyi ngingo. Umukuru w'igihugu cya Kongo biteganyijwe ko mu by'ukuri biteganyijwe ko uyu mukuru w'igihugu cya Kongo Perezida Yoweri Kaguta Museveni, mu by'ukuri Prito Tshisekedi, hari byinshi afitanye mu mishinga na mugenzi we wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni, ndetse ngo aya masezerano ari amasezerano abumburiye andi. Ntabwo ari yonyine agomba kuzasinywa, hari n'andi menshi. Ati mwitegure n'andi menshi. Leta ya Kongo yari yemeje aya makuru ko uyu mugabo agomba kujya hariya. Patrick Muyaya yari yabigarutseho, ndetse n'abandi bayobozi bagiye batandukanye. Igihiriho rero nuko aho bita Bunagana abaturage batangiye kwibaza. Hari abafite ubwoba, hari abari kwishima bavuga bati uruhande rwa leta ruragarutse. Hari abafite agahinda bavuga bati ko dukorana n'izi nyeshyamba biragenda bite, ndetse n'abo barwanyi bavuga bati se iyi ni intambara tugiye gushozwaho. Ndetse Bunagana kimwe mu bice bigomba gutera n'ubwo barwanyi bahise 23 kundi gice kibafitiye umumaro, ndetse bagiye bifashisha kuva mu minsi yashize. Rero Bunagana mu by'ukuri navuga ko situation kugeza kuri ubu ibintu biracyari byiza, ariko isaha yose abaturage batangiye kwitegura ko hari igishobora kuba cyabo, cyangwa se hashobora kuba hagaragara impinduka. Iba abaturage barabizi, batangiye kubyitegura bavuga bati isaha iyo ariyo yose aka gace ibintu bishobora guhinduka, ibintu bishobora kuba byafata irindi rangi, indi shusho cyangwa se indi sura.
Amakuru agaragaza neza ko kuri iki gice kugeza kuri ubu ngubu, nubwo byagiye bivugwa gutyo cyangwa se bikomeje kugenda bigarukwaho muri ubwo buryo, ntabwo M23 irarekura, iracyafite aka gace, ndetse amakuru yavugaga yuko ngo yagabanyije y'abasirikare ntabwo ari byo. Abarwanyi ba FCM 23 baracyariyo, ndetse ngo hakurikijwe igihari, izi nyeshyamba zigaragaje nk'abantu badashaka kuzava Bunagana, ahubwo ngo berekana yuko bagiye kongera imbaraga n'ubushobozi. Nta kuntu M23 ivuga ati twatakaza Bunagana. Buriya ni agace AFC M23 ivuga ko mu by'ukuri ari agace k'ingenzi nako kuri bo, kuko iyi Bunagana baramutse batayifite, kwambuka berekeza Uganda biraza kubagora. Mu yandi makuru rero nanone tureba uko byifashe, ihuriro AFC rigaragaramo umutwe wa 23 ndetse n'indi mitwe igiye itandukanye yitwara kinyeshyamba, bamaze gushyira hanze bisa n'itangazo. Uwo bita Lawrence Kanyuka uvugira inyeshyamba za 23 yashyize hanze inyandiko ikomeye cyane, itangazo avuga byinshi ngo bikomeje kujya mbere cyangwa se bikomeje kuba. Uyu mugabo Lawrence Kanyuka akubise amarira hasi aravuga ati turapfuye, turapfuye. Ahamagara isi yose, ahamagara amahanga, ahamagara imiryango igiye itandukanye ndetse n'ubasha kumva wese ati mudutabare. Kubera iki uyu mugabo Lawrence Kanyuka yavuga atya? Kubera ko aravuga ati kuva kuri uyu wa kabiri tariki 12 z'ukwezi kwa gatanu 2026, kuva ku isaha ya saa moya mu rukerera, mu gitondo, ntabwo ari mu rukerera ahubwo ni mu gitondo, kugeza ku isaha y'isaa 4 z'igitondo, ubwo ni amasaha ngahera, saa 2, saa 3, saa 4, amasaha atatu, harimo ikinyarwanda cy'amasaha 3, ngo kugeza ku isaha y'isaa 4 koalisiyo ya Kinshasa ngo yagabye ikintu bita ibitero Minembwe. Uyu mugabo ati ibitero byagabwe mu bice bituwe cyane n'abaturage. Ahavuga ati izi bombe, yemeye ko ngo ari bombe zarashwe, ngo zarashwe mu bice bituwe cyane n'abaturage. Avugamo utu duce dukurikira. Yavuze ngo hari uduce twari target cyangwa se twari ku gipimo cyo guterwaho ibi bombe, ngo byakozwe hifashishijwe drone zo mu bwoko bwa kamikaze. Yavuze aho bita Gakenke, avuga naho bita Bidegu. Aravuga ati Bidegu, Gakenke ho muri Minembwe, ibintu FARDC idukoreye mu by'ukuri ntago bizoro. Ibi rero ngo byateje impfu ndetse no kubura ubuzima kwa bamwe mu baturage, bituma abandi baturage benshi ubwo hano Gakenke na Bidegu ngo barahunga rwose, bava mu byabo ngo batinya ko bashobora kwicwa n'ibyo bitero bya drone. Andi makuru, uyu mugabo aravuga ati ntago ibi ngibi ari ibintu bari gukora gusa, ati kuko bikomeje kugaragara no mu tundi duce. Yavuze ko ngo umwuka mubi w'intambara ukomeje gututumba mu bice bigiye bitandukanye birimo na Sange. Avuga ko Sange naho ngo bitameze neza kubera ko ngo abaturage batatu ngo hari ubwicanyi bwahabereye. Ubwicanyi ngo berutse kuhabera Sange ngo bwahitanye abaturage batatu. Anavuga ko ngo kandi ngo abawazarendo ngo bari kwicana, ngo kugeza kubwo kuba bivuga ko bamwe abagera kuri 4 bamaze gusohoka muri umutwe. Ni mu gihe ngo umuyobozi w'umudugudu wa Kigurwe mu by'ukuri yagize cya aravuga ati kuri ubu ngubu hari ibice ngo bitifashe neza mu duce turimo Kinanira ya kabiri, amaduka menshi ndetse na za business n'utundi dukorwa tugiye dutandukanye, bimwe bavuga ngo n'uducogocogo, ngo hano Sange byafunze. Uyu ni Lawrence Kanyuka, ngo Sange rwose byafunze. Aravuga ngo rero ngo ibi ni ibikorwa by'ubwicanyi bugamije abantu bamwe, ndetse avuga yuko vuba bidatinze baza gutanga ikiganiro kigaruka kuri ibikorwa biri gukorwa na Kinshasa bikomeje kwibasira imyanya ituwe n'abaturage
muri Kivu y'Amajyepfo no muri Kivu y'Amajyaruguru. Ibyo ni ibyavuzwe rero na Lawrence Kanyuka, agaruka kuri byinshi navuga yuko ari byinshi birimo birajya mbere hano mu burasirazuba bwa Kongo. Ikiriho rero, reka mbashimire, babwire ni mwakoze cyane kudukurikirana, mwakoze cyane kubana natwe kuri uyu munota cyangwa se kuri uyu munsi wa none. Mbaza ngo ni ryari tariki 12. Turaza gusubira amasaha ari imbere ubwo tuza kuba dukurikirana akantu ku kandi cyangwa se turaba turi kureba hamwe uko biraba byifashe. Nimugire ibihe byiza.